Basoje abakurikiranye Fofo TV show mbasabira umugisha ku bwa comment nkomeza kugenda mbona nzajya nkora video nimara gukora video nsoze mbasomera comment z'abantu bagiye bandika kuko muraba agaciro nimwe mu ntera imbaraga zo gukora nimba muhari munkurikirana na wandika muri comment ati turahari umpa igitekerezo cyawe cyiza cyangwa se igitekerezo ufite ku byo naza gukorera ahangaha kuri Fofo TV show kuko mpari ku bwanyu sibyo cyo muzansaba cyose mfite uko nabigenza nshoboye kugikora nzagikora iryo ni isezerano mbahaye muruko ngiye kuzajya nkora video nzajya soza nshiraho comment mwagiye mwandika kuri video nzaba narashyizeho ubushize rero nisere ko mumeze neza bakunzi ba Fofo TV show bakunzi ba Fofo TV show nange meze neza ndi gushima Imana umunje kwereka kuntu watega igitenge mu buryo bwiza butirimutse bworoshye mbese butagoye ndatanga mfata igitenge uko cyakabaye cyose sibyo nshuti zange ndizera ko muri kubireba aho nindangiza nkifate gutya sibyo uri kubona ahantu nyifatiye uzamekinga shu nimba ugiye gutega intego ko ahangaha ariho washyize igitenge cyawe yes nurangiza uhita ufata igitenge gutya nurangiza uzafata gutya ukaraga gutya bwa mbere akangaka ukaza no bugafashe noneho iki uzahita ugishyira ahangaha inyuma ugishyira ahangaha inyuma use nk'ukigobeka ariko uzagobeka gatoya ku buryo kitari bucengere ngo gihinguke hasi sibyo akangaka ubukarekeye aha noneho ubirindira igitenge cyawe gutya sibyo urabona ko nkibirinduriye kuri kano nangisa igitunganye please numara kugitunganya uzahita ufata akangaka ukazane kagobekere hano inyuma urumva ko gikomeye noneho utungutu dusigaye ahangaha imbere nitwe ngiye kubereka ukuntu uzahita ukoramo modeli yawe kugira ngo igitenge ugiye gutega kibe kimeze neza ku mutwe kuko ntabwo wagenda sibyo sheri ntabwo wagenda umeze gutya uri kukibona iki uzahita ukizana muri runo ruhande please uzahita usa nk'ugobekera hano nta bintu biba birenze rega ikintu cyose iyo ucyoroheje kirakorohera sibyo abakunzi ba Fofo TV show ikintu cyose ndajya nkubwire ngo iyo ucyoroheje kirakorohera ubwe guhita usanga iyi modeli hari abantu wayibonanye ukaba utaruzi ukwitego nta bindi bintu birenze ndaje ndagobeka neza maze gutunganya naka akangaka nakureta ukazana si nk'ukazunguza kuri aka ntukazunguzaho nurangiza uhita ugobeka
ngobeke naho bikomere. Urabona ko maze kugobeka intego ziba zihari kandi zidatwaye n'iminota myinshi. Ntabwo mashaka gutinda muri video, simbikeneye. Nashaka ko icyambere ko mugira iki ubumenyi, icyo ubusigaye ni ugutunganya. Ngaha naho biraryoshye sheri, mbwira nimba ubona bimeze neza. Si ukwitinza, ni ukugira ngo mbone izi mpande zose zimeze neza. Okay. Guys, intego yacu urayibona gute? Tumaze gutega, reka dushyireho n'aka kamodeli kacu. Kamodeli kacu murabizi ko katajya kaburaho, biba byiza ko ushyiraho akamodeli kawe. Bakunzi b'ubwiza, udashaka ko binahagarara cyane, usa iyo uri gutega usa nk'ukegeranya. Urabona uramutse uteze gutya, hari ibintu birenze. Urabona utagenda mu nzira bisa bimeze neza, bisa nk'ubiryamishaho gato. Kubiryamisha n'uburenganzira bwawe, reba mbiryamishije. Uzahitamo kubikora bihagaze ese kubikora bisa nkaho byegeye ku mutwe wawe. Byose biva mu buryo wagize gute, wahagaritse igitambaro. Nge ndabona gutya ari byo biryoshye, si cyane. Uri kubona ko atari cyane sho, ntago ari cyane. Nawe rero wabigerageza, urabona ko nta bintu birenze. Ndabona amasaha tugendanye, reka dusome comment. Dusome comment kuri video imwe ndi gukenyera igitenge. Sibyo nshuti zanjye, niyo ngiye kubasomeraho kugeraho nawe nutaza kumvamo iyawe uri bwihangane, nazayisoma ubu uzakurikiraho ko ndabona igifite abantu bakeya. Solange Iradukunda yaranditse ngo urakoze cyane mubyeyi mwiza. Thank you Solange, thank you. Ufite inema yampaye udutima. Thank you kunkunda ufite inema. Uwera Aline yaragize fofo rwose, jya ukomeza utwereke twige mubyeyi. Thank you Uwera Aline, unge nkomeza mbereke mwige mpari ku bwanyu. Ntidendereza Gilbert yaranditse urasetsa. Koko ndasetsa Gilbert nawe. Mukangamisha yaranditse yego fofo wacu. Thank you. Ndarandika akagomba mbari noti akabombo mbori. Okay, ni akabombo mbori. Nababwiye mujye mukenyera mugeze ku kabombo mbori. Niho ukenyeye igitenge kimeze neza. Thank you nawe. Samusangi Mobile nawe yaranditse ngo akabombo mbori. Icyo kinyarwanda ni icyahe? Rwanda tuvuga akagomba mbari. Mu Rwanda ngo tuvuga akagomba mbari. Narababwiye ngo mujye mugeze igitenge ku kagomba mbari. Ariko se ntiwumva ko mpuma ibitekerezo byiza? Nawe warakoze kumpa iki gitekerezo. Kanyana Gakuba nawe yagize ati nge iyo mpagaze maze gukenyera mba mbona ari sawa, ariko nagenda igitenge
kigenda kizamuka kinyizingiraho, kandi mba nakenyeye nateye intambwe. Biterwa n'iki? Kanyana, impamvu ukenyera igitenge wateye intambwe kikakwizingiraho ngo ni iyihe mpamvu? Iyo ukenyeye utera intambwe ndende, sibyo? Hari igihe utera intambwe ndende, kandi narababwiye ngo ukenyera igitenge wambaye urukweto uri bucyambarireho. Iyo ukenyera igitenge wambaye urukweto uri bucyambarireho, noneho nutera intambwe ugikenyere wumve ko utakiboshyeho. Ntabwo wibohaho igitenge, sibyo? Nubwo uba wateye intambwe ntabwo wibohaho igitenge. Noneho ikindi kintu uzajya ukora, hari akantu nakoze ko gusa nk'ukiguna. Uze gusubiramo iyi video neza. Nabaye nk'ukiguna ukuntu. Rero iyo wabigenje kuri ugasa nk'ukiguna, intambwe yose watera ntabwo kikwibohera. Kandi ikindi kintu uzahindura, ntukambara igitenge wambaye ikariso gusa. Jya wambara igitenge washyizemo kora, cyangwa ushyiremo akajipo kagufi, cyangwa se surujipe, sibyo babyeyi? Ibyo ngibyo bizagufasha. Jeanne wa Maria nawe yaravuze ngo akabombombori ashiraho akabazo. Twabisobanukiwe sibyo wa Maria? Okay, izo nizo komenti twari dufite kuri kino gitenge. Ndabashimiye ku bitekerezo byanyu mwampaye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nsaba wowe utarakora subscribe, ukora subscribe, ukore share, like na comment, kugira ngo tuzage tubana mu bindi biganiro by'ubwenge tugira hano kuri Fofo TV Show. Ndabashimiye rero, mugire umunsi mwiza, ndabakunda.